Yes, turagarutse muri Sport Updates. Mido, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeze fresh? Ya, alhamdulillah. Iki kiganiro amasaha yatugendanye ntabwo dutinda ariko barabizi ariko n'ikirere kimeze nabi. Kirere akazi ntabwo biba byoroshye. Turagerageza. None se Mido, update cyangwa se feedback abantu baguhaye ku kiganiro twakoze mbere byari bimeze bite? Barabizi ni habura abantu nyine babona ibintu bakona n'ibintu bisekeje babona bakubwiye ko ibintu mu ariko abenshi abashiti banjye abantu benshi kabisa bambwiye ko ari ibintu byiza za courage nyinshi byo batukuriye inyuma ngenda abona ari ibintu byiza biriya abantu barenze batanu bakubwiye courage ya n'ubundi iyo umuntu ari mu rugendo yita ku bantu nyine bamuha support cyangwa se comment zibonye kabisa ati turagutegereje ntabwo biba byoroshye ariko no kugerageza. Anyway, amasaha yagiye n'ubundi ni Sundown Show tuje kuganira kuri sport. Abantu bari bavuze ko twababwiye ko uzajya ukora kwa mbere no kwa gatanu ariko bibaza impamvu icyumweru cyose cyashize utakoze ariko nuko urebye nta shampiyona yari ihari zari qualification za AFCON. Hanyuma Mido, ubundi gusezererwa kw'Amavubi na tournament uburyo yagenze yo gushakira atike twebera ku munota wa nyuma byo wabyakiriye gute? Ni ibintu ngiye kugeza ari zisaha ndashobora kwiyumvisha uri abantu umupira si kuvuga ngo kubera ko ngo yatsinze uyu nangiye namutsinda biragoye ko no kuzabyumvisha umuntu kuntu Libya igusange Kigali ikagutsinda ukajya muri Nigeria ugatsindiraho Nigeria ni ibintu ushobora gutekereza n'ubyumva ariko uko biri niba twararangizaga campaign dufite amanota 2 dufite 3 twatugeze ku 8 biriko biraza byo gukosora mu tuntu dukeya cyane tubonye abawinga bameze neza n'umwataka wunganira inshuti yemwe nekereza ko ikindi gihe tuzajyayo nakabuza kabisa gusa nanjye nkurikije uburyo twatopinze tukageza ku manota 8 bikagera ku munota wa nyuma dufite amahirwe hakabaho ikibazo gusa cy'umwenda w'ibitego 2 nanjye ndumva mfite icyizere ko umutoza adahindutse bakamwongera amasezerano akabana neza n'abakinnyi ba Sahabu bande nanjye ntekereza ko umwaka utaha bishobora kugenda neza. Biragaragara ko kabisa biri mu nzira nziza biri kubara kabisa ibintu amahirwe ko tubonye kabisa na amahirwe yabaye make. So Mido, uyu munsi ni kuwa gatanu ejo shampiyona izagaruka. Nize match zihari bimeze bite nyine muri sport? Manza mbere ku kipe yanjye Etincelle kabisa. Etincelle nago uyu munsi tugendekeye neza rebye gura na Kiyovu yaramanota ku bwanjye numvaga ko pass tubonye na rimwe nabwo twitwaye neza. Itangaje nuko tuyabuze yose turayabuze. Ku Kiyovu rimeze nabi wumva ikipe ngo mu mikino 8 ngo yatsinze umwe kuna umuntu atekereza kuna Amagaju yayitsinze na rero kuna Marine yayitsinda kandi zongeye ku bwanjye ni ikipe mbona stari hejuru ya Etincelle. Nyene ngere mwana kubye ngo umupira na formule ugira no kuvuze ngo yaratsinze nanjye ngo ndatsinda nyine bigenze turayabuze ariko twarawe nanone nabwo umuntu yabyirengagiza kategereze televiziyo match zizakurikiraho. Wenda nanjye nkunganiye ntago nubwo Kiyovu imaze imikino 8 itsindwa bivuze ko izatsindwa match zose ubwo rero mu bagomba kuhagwa cyangwa nayo mu makipe agomba gutsinda Etincelle yajemo nta kundi byagenda ni ikipe dufana ni ikipe yo mu rugo ariko nyine nta kundi byagenda. Ushobore ko na Etincelle yagiye igendeye ku icyo kintu uvuga ati ikipe ni igitsinda ikipe imaze match zingana kuri idatsinda ikumva ko biri buze kuyorohera ariko Kiyovu no bwiri mu bihe bibi ariko nagifite abakinnyi babi tumukinnyi Masengo Tansere n'umukinnyi mwiza cyane mediateur ukomeye nagifite abakinnyi babi nyine ku buryo bagenda ngo ugiye kwitsinda gutyo byagenda wizeye atatu byanze ubwo bategure ubwo shampiyona ni ikintu kirekire no kureba indi match zikurikiye. Ejo hano kuri chaîne ya Jody Kells tuzerekana iyihe match Mido? Tunakangurira abantu bose baze barebe kabisa tuzerekana match ya Marine na Police. Ni match ngewe navuga nk'ibintu bitatu. Yego. Bura Marine bura abantu nagize amahirwe ko mu karere ka Nyagatare batekereza ko Marine nyine iyo bumvishe Marine yatsinze n'ibintu bibatungura bumva ko Marine ari abana batoya batatsinda ikipe n'imwe ariko ubwo bitandukanye natwe bwe tubibona hano. Yego. Marine rero ni ikipe ikomeye ntago bayifata gutyo bijya binagorana ko Polisi biri inshuro nyinshi igitsindira Marine none ubyumwihariko hano ku Muganda. Ibintu ejo ndabona by'amahirwe menshi ku bwanjye nk'umuntu usanzwe reba zino match ko zimeze
sha polisi ni nabona rimwe Mm. izaba yagerageje gusa ari umukino mwiza. Polisi ifite abakinnyi beza, Ibyo nanjye nari ngiye kuvuga, polisi ntabwo ari ikipe yoroshye. ifite abadefenseri beza bari muri axe, ifite ba Sharafi Mandela, abakinnyi beza ba Christian, kagira ba Muhajiri, Abedi. Urabona ko ni ikipe nyine bwo Marine nayo ifite abasore b'umunari ariko bazi umupira. No tuzareba umukino mwiza ufunguye na makipe akina passe yose arapasanya. Yego. Ubutegereza uzaba ari umukino mwiza, nabwo bazareba umukino mubi kabisa. Wenda nubwo tubwiye abantu ko iyi match dushobora kuzayistreaminga live, ariko biba byiza kugera kuri stade nyine ukaba uhibereye, nibyo byiza kurushaho. Iyo twagiye gukora live kuri abari kugira ngo wenda umuntu ari mu kazi wabuze nyine umwanya wo gusapotinga ekipe, wenda na match ntimucike, sibyo? Ariko abantu rwose ubundi bajye baza kandi bishyure, niho amakipe akura amafaranga. Hanyuma na Marine nituyijudginga ariko tuvuga ati match zayo tuba twayirebye twibyacu nk'abafana wenda bo mu karere ka Rubavu tuba twabikoze da ku ruhande rumwe. Ikindi rebye abatoza b'amakipe rumva ruhande rumwe ni Yves Rwasamanzi, urundi ni Mashami Vincent, ni Meme Generation. Abatoza bameze nk'aho bari kuri nivo imwe, ni abatoza nyine b'imyaka imwe, na bese ihangana ryabo tujya turibona rimwe na rimwe iyo bahuye. Tutekereza ko babona ejo tuzareba umupira mwiza cyane kabisa. Hari izindi match zabaye uyu munsi cyangwa n'ubundi? Match yabaye uyu munsi nayenda kubwiye Etincelle badutsinze 2-1. Ariko izindi zose zirejo? Izindi zirejo, ejo indi match navuga. Matches ni weekend yose. Numvishe na Musanze ishobora kuzahura na Gori na Gasogi. Musanze na Gasogi ni amakipe ari kuri level imwe, ariko nanone Musanze hanze uko bigenda nyine ni ibintu tuzi. Simbona Musanze ngewe yifata kabisa igatsinda Gasogi, biragoye. Ntabwo Musanze yatsinda, ni mupira nyine birashoboka. Yego ko na Musanze urebye muri iki gihe ntago iri gukonvenka cyane. Biragoye kwizera consistency yayo ko yahozaho. Ntabwo ari nka Musanze nyine yora mwaka barangiye. Bugesera na Vision ndatekereza na amatatu ya Bugesera. Bugesera rwose Bugesera izakira. Ni Bugesera hano nabishimangira neza ko Bugesera niramuka idatsinze Vision iri mu zigenda pe. Ibaye idafite ubushobozi bwo gutsinda Vision yakiye mu rugo. Sinisusuguye ni ikipe yo mu cyiciro cya mbere, ifite abakinnyi beza buri aba Vision. Irimo umukinnyi nka Ndekwe Felix uriya Muramuzi yaciye muri Rayon Sport, irimo Kwizera Pierrot buriya umukinnyi mukuru ntabwo yakwiburira ku rwego rwa Vision nyine urumva umukinnyi ukomeye yabaha akazi. Ariko Bugesera nyine nayo ntacyo kubaza niramuka idatsinze Vision yayisuye. Sinzi ko nta bisobanuro igomba, nta bindi bisobanuro. Ni match yo gutsinda kuri Bugesera. APR na Muhazi Norucabana kazi. APR idatsinzira match no yabikoze barakazi. Ku rwego rwa APR buriya ndatekereza ko iyi Muhazi barayitura simvuga umujinya n'umurando uranzuza no kurimbagu. Urebye APR imaze igihe itameze neza mu kibuga, mu ubuyobozi bwarahindutse, byanateje saga bigira no mu ba agent bagiye bayigurira abakinnyi. Nabonye umunsi wakoze n'izindi mpinduka gusa twebwe tuzi umupira wo mu Rwanda tuwureba, simbona mu buryo bwose bushoboka. Umupira uridunda pe, simbona aho wakwidundira kugira Muhazi isange APR Kigali itsinde. Aro rwose nta gushidikanya, kibe kimwe cyangwa 2 na 3 ya APR. Ibi nzaza no kuwa mbere mbibabwira ati nayibabwiye kabisa. Hari indi mukino ariko ikipe y'Amagaju izakira AS Kigali. Amagaju na AS Kigali. Amagaju ni ikipe iri seriye cyane. Bazakinira i Huye. Yagiye kunganya na Rayon Sport Kigali ibitego 2-2. Amagaju bari hari ikipe byagenze kabisa. Amagaju afite n'abakinnyi beza. Yatsinze Etincelle hano. Yatsinze Etincelle hano, ifite umukapiteni wazungukina cyane, ifite umwana w'inanga ba Iptihaj. N'abakinnyi bageze iriya nyine bamaze gukura, yibona afite nka championnat zirenze 5 mu maguru yabo, ari umukinnyi maze kuba amatura kabisa enough. Tirere mwera kipe abanzamo, nekereza ko n'urwego akomeje kugeraho ashaka kuzavari akajya n'ahandi heza kuko yitwara neza, atanga ama assist. Kitarazaniye ibitego ariko nabyo nakomeza gukora bizaza. AS Kigali ni ikipe uyu munsi iratsinda ejo bikanga. Biragoye kumenya AS Kigali uko niyo kipe iyi niyo match ya kabiri. Kiyovu itsinze iyo yaherukaga gutsinda. Yari yatsinze AS Kigali kandi yatsinze ibitego byinshi hafi 4. Numva rero ku bwanjye simbona AS Kigali birashoboka ariko ifite nka 45.
55 nayo amagaju ni gutyo bimeze. Rayon Sport na Gorilla rani derby njye nifata nka derby, nifata nka derby ariko n'ubundi ikipe nkuru aba ari ikipe nkuru. Ndatekereza ko mazigiye iri no muri forme Rayon Sport iri gutsinda. Rayon Sport imeze neza, imaze gutsinda match nk'eshanu utari 6 imeze neza pe, kandi ifite abakinnyi beza, ifite mwataka Faringani. Mwataka tubona ko ameze neza, ifite Bayiragwa Haji. Bamuhire Kevin. Ifite abakinnyi beza pe. Gusa na Gorilla si ikipe mbi. Gorilla ntabwo ari ikipe mbi. No ku rutonde ndumva iyo makipe niyo ya kabiri ku rutonde. Niyo buruvuga ngo iramutse itsinze ya TV ya mbere. TV ya mbere, so urumva ko Gorilla ni ikipe umuntu atasuzugura. Ni match abantu bagomba kureba, ni match zabiri nziza ariko nanone nyine amahirwe menshi ngenda ashira kuri Rayon Sport kuko Rayon Sport y'ikipe aho yazamuriye na prime komite yamuvunnye yazamuye prime kuri match ganya Rayon Sport uvuga ngo Rayon Sport ihere kuri match ya Gorilla n'itsinda bizaba ari 80,000 ni championnat yacu none Rayon Sport iragusura igakurusha n'umufana ubusanga no muri komite zawe barimo n'abafana rero umva rero nka 60% Rayon Sport igomba gutsinda ino match. Natekereza ariko match zo mu Rwanda zihagaze ni ikibazo cy'iminota ntabwo tunyuzemo neza ariko tuzagaruka ku wa mbere tureba resultat tunababwiye uko bimeze. Nta kibazo twapdatinze abantu bamenye ko Etincelle yatsinzwe, bamenye ko ejo hari match n'indi mikino izaba, hanyuma kubera umwanya ntabwo dutinze ariko kwa mbere tuzagaruka ongere unyure muri match n'abambye ngo nge nyuri buraya gatoya kuko abantu benshi buraba bakunda mu Bwongereza cyane. Bwongereza hari match Premier League zikomeye twahereje saa 8 n'igice abafana ba The Blues Chelsea bazerekeza King Power Stadium Leicester City. Mazina kimike twa Premier League zabira aho ngaho ko wayisuye bura ni ikipe ititwara neza rero kumaze gutsinda match nk'ebyiri ku shampiyona yatangira muri match hafi 10 ni ikipe ititwara neza. Ikipe ifite talent, ifite abamediateri buriya beza cyane, ifite Wilfried Ndindi n'umunya Nigeria muramuzi yari kumwe na Harry Winks Mitarato Tottenham bose bazi ifite biri imbere, ifite ba Mavididi ndakubwiye arakwirukankana ye yakofatishije ba Jamie Vardy ba Jordan Ayew. Ni match yo kureba Chelsea nayo ikomeye, umutoza amaze kubona 11 kabisa abanzamo. Ni ikipe ikoze match ebyiri zikomeye abantu batakikaga, inganyije na Manchester, inganya na Arsenal, kandi ubona ko atari ibintu bigwiririye. Abakinnyi bamaze kwibona muri games umutoza wa Pedro Neto bamaze guhuza baranatsinda barabona ibitego ba Jackson no mwata kusanzwe ariko yisanze mu ikipe. Tuzabona umukino mwiza ariko Chelsea arashobora gutsinda. Nyuma yaho saa 11 Arsenal The Gunners abarashi kabisa tuzaba twakiye ikipe ya Nottingham Forest. Amakuru meza ku ikipe ya Arsenal, Ricardo Calafiori yagarutse yavuye mu mvune. Martin Odegaard nawe yabaye fit ameze neza. Mwabonye kuri match ya Chelsea ntabwo yigeze ashiramo imbaraga kubera kuza atameze neza, ariko ndahamya ko fitness yari taraza fresh bijyanye n'imyitozo imeze neza. Ubu ngubu ndahamya ko none ari nka 90% ameze neza. Tierney uramwibuka Kieran Tierney ndamwibuka kabisa, namba 3 mugongoni yagarutse nawe ameze neza. Arsenal yuzuye neza, irabura abakinnyi ariko bari mu bitaro bose bakize. Urebye 99% Arsenal ntacyo kwitwaza ifite ko muri babaje ariko uwo bita Ben White we n'ubundi ariko nta kibazo batimba barahari. Simbona ko Nottingham yatsinda Arsenal kubera ko ngo Ben White adahari. Nottingham no ni ikipe yahindutse none Espirito Santo yagerageje kuyubaka, afite abakinnyi beza ba Anthony Elanga murabazi muri Manchester United, kagira ba Hudson Odoi baciye muri za Chelsea, ifite ba Chris Wood n'umwataka muremure buri ukomeye w'ibiganga ariko n'ubundi amahirwe menshi ni Arsenal. Manchester City izaba yakiriye Tottenham umuriro nido match turayirebera he. Umutoza wa Manchester City Pep Guardiola nyuma yogeje amasezerano vuba, ikipe itameze neza match nyidatsinda ni ikibazo bishoboka ko ni ya gatanu wayongeraho nayo ba Tottenham ni ikipe ifite abakinnyi basanzwe ariko babana bafite imbaraga ariko bakinaje collectif ku buryo ni Tottenham iragorana cyane. Tuzabisesengura neza kwa mbere. Ubona ko Manchester City sinzi ibibazo ifite nyine byo kubura Rodri nk'ibisanzwe. De Bruyne ubona ko imbaraga gasukari kagenda gashira. Abakinnyi mbona batari ku rwego rwayo nka ba Matheus Nunes. Tottenham iraho ngaho mediane ya Pape Matar Sarr ba Yves Bissouma
wa Emerson ni abakinnyi beza nekereza ko bazatanga akazi kuri match umukino uzaba ufunguye ibitego byara bizaboneka ibitego bizaboneka ariko amahirwe menshi n'ubundi twayamana City ariko ntabwo ikipe nkuru ko Tottenham bukeye bwaho ku cyumweru Liverpool na Southampton ntacyo kubaza pe Liverpool igomba gupira uridunda nyine nta gihindutse hano Liverpool atatira afite Manchester United izabagiye kwa Ipswich Ipswich ni ikipe izamutse biri ikintu gitangaje nuko kuva championnat yatangira yatsinze umukino umwe itsinda Tottenham yisanze mu rugo urumva izo motivation ifite rero zo yamaze tsindira hanze ikipe ikomeye yamaze kubona ko bishoboka byose urumva rero abakinnyi nawe urumva umukinnyi watsinze atsindiye hanze none yagiye gura n'ikigugu nka Manchester United abashaka kwigaragaza ariko none ni Manchester United nyuma yo guhindura umutoza y'abatoza baje buri match zose nagendeye umutoza yaje ari mushya match ya mbere sinzi wagira ngo ni nk'itegeko abakinnyi bashaka no kumukorera bagomba kuyitsinda bashaka kumukonfirma nanjye ndeba ni ibintu byinshi tuzagarukaho neza ku wa mbere natekereza ko byari ibyo ni iminota mike ariko tuzongera iminota guhera ku wa mbere no ku wa gatanu ni ibintu mugiye kumenyera bizahoraho hanyuma kudutera inkunga mukadukurikirana wenda midoreka tunamenyesha abantu bari hano muri Gisenyi ahantu ho kurebera match nta handi uretse muri Heroes Coffee and Gym ni ahantu heza hari screen zirenga 3 ureba bijyanye n'amahitamo yawe n'icyerekezo ushaka kwicaramo bafite ikawa iryoshye ku biciro byiza byo kurya nta bushyuhe uba wumva n'amahumbezi siblings ziva mu kiyaga cya Kivu ziba zikugeraho bose muze turebere match muri Heroes Coffee and Gym hanyuma twenjoying weekend ndumva twasoza tukazagaruka kwa mbere Medo wakoze cyane ariko tutaragera ku musozo abantu bansabye ko muri comments nzero naribonye ko umukinnyi waciye agahego ko gusezera kiri muto umushiti wanjye ndamuganiriza abantu ngo bakeneye abantu baramukeneye kabisa araduha iminota mike agira icyo abivugaho nabonye abantu benshi kuko hari umuntu washyize muri comment bati uwo mukinnyi ko yasezeye mu myaka ubundi umukinnyi wari bwagiye kugaragaza talaye byagenze bitubwo azabyivugira zamuzana kabisa kubera inshallah natagira gahunda nyinshi kwa mbere ndamuzana tubwire wenda afite n'impamvu abona tuvuga ngo yarasezeye kandi afite n'izindi mpamvu zikomeye akaba gikomeje oya adakomeje ariko afite nk'icyamuti gukomeza nagakomeje byo ndabizi 100% ariko shaka ko ngiye impamvu yari ningi nzamuzana kwa mbere inshallah okay turasoje God bless you natwe reka dukomeze mu yindi mirimo Imana ibarinde